nshuti muvandimwe humura Imana iracyakora amen kandi Imana iracyumva amen Hallelujah madame karame umeze ute agana zaga atariko wese kamamagaye madame no kiganiro aragano njya nibaza uyu muzi wakakubaza abakunzi bacu bumva mbaza ngubu ugize nk'amahirwe ugasubira gushaka wahitamo kunshaka oya mbwiza ukuri we wabonaga ko ibibazo bikurembeje intambara ari nyinshi kuri wowe kuri mu ntambara wari uzi kuri kurwana wenyine hoya agasenga akumva nagira ngo nkubwire ko kucyumva amen ugutwi kw'Imana ntago kwazibye ntago yatanga amatwi ngo yo isigarana amatwi atumva ese Imana iranyumva ese kwa kuboko kwayo yarwanishaga ntabwo kugikora ese kwaravunitse uri gukubita hirya no hino ukamera nk'agati ko mu butayu ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo kwigeze kuhera ukuboko kw'Imana kurakora gufite imbaraga irarwana kandi kanesha iratsinda ukuboko kwayo kwavunitse nkinanirwe kukurambura ku barwayi kwa kuboko kwakizaga abarwayi na nubu kuracyabakiza muri ibyo yaravuze ngo suko yabinaniwe n'isaha itaragera ibikubaho byose irabizi humuriza gutabara kuri mu rugamba wenyine hoya ukuboko kwayo ntago kwaheze hari abantu bibwira yuko Imana itagikora hari abantu bibwira yuko Imana itacyumva mbese nyere kubera ibigeragezo bari guhura nabyo bakabona bibatinzeho ariko buri munsi ndasenga ndayibwira n'inyumva ndayibwira ntakimarira oya ugutwi kw'Imana ni kuzima mungeri utabura kuboneka mu nama ze Imana mu bibazo bari mu buzima bugoye bari mu kwicwa n'inzara bari mu gihe kitari cyo kwambara tayo umuyaga uragahuha umuyaga ukagakubita hirya no hino ariko umuyaga warangira Haleluya Imana ishimwe ukuboko kuwite iherutse kumva kwa Bidodomu barasenva wikuka umutima mu mitsi mike Imana ije kukugirira neza yarumvishije yes turabasuje mwese muri iki channel yitwa Iramiro TV amahoro y'Imana bane namwe aho muherere ku mpera zitandukanye turavuze ngo nibibanye mu gitondo cyiza niba ari ijoro mugire ijoro ryiza twifurije impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti dushimiye wakoze subscribe share like comment turavuze ngo Imana ikudore umugisha nawe ujya wandika fata kanyuka andika ibitekerezo tujya tufata kanya tugacisha amaso tukabisaba mfashe kuvuga ngo ibitekerezo bya n'ingenzi hanyuma duhe ikaze mu majyepfo majyaruguru murasira bwaryo muri nyabwaryo mu gihe Kigali ntara gatandatu rwota amasimbi diaspora mwese turavuze ngo tubahe ikaze mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti hanyuma nkuko twababwiye ko tuzadufata igihe tukaza tukaganira ku ijambo ry'Imana tukaganira nyine ku byungura abantu muri urugendo n'Iramiro TV nyine nahantu wakura ibituma urama mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umubiri hanyuma imbere ya kamera zacu turabona umwana w'Imana usize amavuta uriho umwuka wera w'Imana ni madamu hanyuma mama Gift nande mazina ariko reka uyu munsi kuko yaherukaga gutaramira abantu ku Iramiro TV kera nubundi rero turagarutse kugira ngo yongere adutaramire yongere tubwire kimana ishaka ku bantu n'ikimutumye hanyuma reka dutange tumwakira mama Gift umeze ute nze neza amakuru ni meza ndashima Yesu yego urakomeye ukomeye cyane hanyuma nk'umuntu akubonye ku Iramiro TV akabona ari ubwa mbere akubonye amazina ninde nitwa Muhawenimana Claudina ndi umugore kubivuga n'ibinera isoni yego ndubatse mfite umugabo n'abana babiri yego Yesu yangiriye ubuntu yego niyo mpamvu nanjye niyemeje kuyikorera yego kuko yangiriye neza yego murakoze cyane Imana igumugisha hanyuma atangira udusengerwe ngo tunjire mu kandi kanya Mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye neza n'imbabazi ugira
tugushimiye urukundo rwawe mwami urera urakiranuka wabaye mu ruhande rwacu watanze ingabo nyinshi ziva ku bwacu twahuye na byinshi byari gutuma mwami nyiringabo Imana tutageza izi saha tugihumeka ariko wabanye natwe uradushyigikira turagushimiye aka kanya rero tugiye kuvuga ijambo ryawe turagusabye ngo uzubane natwe nyiringabo Imana ijambo ryawe rigere mu mitima y'abantu rigere aho ribakora naho ribashyitsa ndakwingiza cyane rihumuriza abantu ndakwingiza mwami turaguhamagaye ngo uzuganze twamaganye imyuka mibi amedi na presi dayimoni uteza kunangira imitima mu izina rya Yesu turasenze ngo uzubane natwe dushyigikire utangirane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu amen amen se madame karame umeze ute agana gatariko wese kamamagaye madame no kiganiro arakano njya nibaza uyu munsi wakakubaza abakunzi bacu bumva mbaza ngubu ugize nk'amahirwe ugasubira gushaka wahitamo kunshaka oya mbwiza ukuri ko wamenye ubu waramenye hagize ibivuga ati wenda akavuga ati nimusubire mwongere mushake bundi bushya wakongera kuvuga ati ndongera mbitemo sheri wanjye nabivuga akagira wenda utekereza ngo nuko tubana se cyangwa nuko ndamutse mbivuze yahita anyirukana hoya ariko nakongera nkamuhitamo yambereye imfura yambereye umwana mwiza ntacyo inde wahitamo nahitamo umutware wanjye okay cyangwa wahita uvuga ati njyewe atanishatse umuntu ufite inote none se tujya kubana n'abari bafite amafaranga bari bahari ariko kuko ari umutima wari wakunze niwe nagomana nawe njyewe naringize ngo wahita uvuga ati njyewe ndatashaka umuntu ufite imodoka cyangwa ufite inzu kuko njye ntayo mfite oya na Bibiliya bivuga ni Bibiliya ni indirimbo nibidukwiriye gukeza abami babiri ubu ngubu hari abantu benshi biramutse bivuze ngo abantu bashakanye nibatandukane buri wese wongere yitekerezeho ahitemo uwo yashaka hari abantu benshi batavuga ati njyewe umugabo wanjye sinamushaka none se ko nta kintu twapfuye cyangwa njyewe icyo nanga n'umuntu nkubita uramutse nkubise ubwo nyine nawe urabyumva byawe birangiye ubu ngubu hari abagore batavuga ati ngize amahirwe ndatomboye ntago nakongera kubana n'umugabo wanjye yambane na ariko rero burya iyo umuntu mwamaze kumenyerana ukamumenya uko ateye ukamenya icyo yanga n'icyo akunda burya uba wabashije kwihanganira ingeso ze rero ushobora kujya gushaka undi muntu ntibishoboke iyo umuntu mwabanye egare kuvuga ngo ari nyine hari akantu ubona ukavuga ati akakunda kamwihanganiraho iyi defo ndabona nayishobora kuko burya buri wese nta muntu utagira defo nta defo ugira ngize ukuri nta mu nama nta utagira defo nta muntu utagira akantu kandi turi kamere muntu nta muntu utagira defo nta muntu utagira kamere ahubwo nta nubwo kamere ipfa ahubwo kamere urasenga Imana ikayisinziriza bishoboka ngo ipfa nyirayo yapfa cyane nibwo kamere ipfa hanyuma nanjye rero nza butanu yaringiye uyu munsi butanu mbaza nanjye zagasubiza ariko ubu niba ari muhitamo meza ufite byiza cyane bishoboka ngo nakubereye imfura nakubereye imfura ntago nakubereye umwana mubi hanyuma rero madamu cyangwa se mama Gift niki uyu munsi wateguriye kutubwira abantu bakurikira Miro TV maze iminsi mbwiriza amagambo akakaye ariko muri ibi yaravuze ngo tubwire abantu ibyururutse imitima nanjye ijambo Uwiteka yamaye nje kubabwira yuko Imana iracyakora kandi iracyumva nimukuka imitima nimutega ubwoba n'umwami wa Shuri nimutega ubwoba n'imitsi nibijye muri kubona Imana iracyakora amen yego Imana igumugisha hanyuma buri butanza kwaza ibintu byinshi ari nzaza tuje kuganira gusa
hanyuma buriya Imana igumugisha uyu munsi reka nereke kugupfukirana kandi hari message Imana yaguhaye buriya tuzagenda tuganiriza abantu kuri Ramiro TV tubabwira amava cyangwa se imva n'imvano byacu dukumbusha abantu kugira ngo bajye badukurikira kuri Ramiro TV kuko muri Miss TV ya tubaha ibiganiro rimwe na rimwe ko Imana izajya idushoboza ngewe na madame. Hanyuma reka tuguhakanya utugezeho kiri ku mutima Imana gushyize ku mutima kugira ngo uduhe utangire utupfunyurure ku by'Imana gupfunyikiye wasenze hanyuma tuguhakanya ngatangira udupfunyurire. Murakoze. Tujye gusoma muri Yesaya 59. Yego. Yesaya 59. Murongo wa mbere. Yego. Dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza. N'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva. Yego. Wadusubiriramo kugira ngo abantu barusheho kubyumva. Hanyuma haravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Alleluia. N'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Amen. Alleluia. Amen. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo ukuboko kwayo nago kwaheze ngo ananirwe gukiza. Kandi n'ugutwi kwayo nago kwapfuye ngo kunanirwe kumva. Yego. Nshuti muvandimwe, humura, Imana iracyakora. Amen. Kandi Imana iracyumva. Amen. Alleluia. Amen. Wewe wabonaga ko ibibazo bikurembeje intambara ari nyinshi kuri wowe. Wibaza nise Imana iranyumva. Ese kwa kuboko kwayo yarwanishaga ntabwo kugikora. Ese kwaravunitse byagenze gute? Ndagira ngo nkubwire yuko ukuboko kwayo ntago kwigeze kuhera. Ukuboko kw'Imana kuracyakora. Nimba wara kuri mu ntambara waruzi kuri kurwana wenyine, hoya tumbira Yesu, ukuboko kwayo kuracyakora. Amen. Alleluia. Kandi n'ugutwi kwayo hari igihe umuntu agasenga akumva ntago Imana iri kumva ibyo ari kuvuga, ariko ugutwi kw'Imana nagira ngo nkubwire ko kubyumva. Amen. Ugutwi kw'Imana ntago kwazibye. Ugutwi kw'Imana kuracyakora. Ugutwi kw'Imana kurumva. Ese ntago yatanga amatwi ngo yo isigarane amatwi atumva. Hoya, humura. Yego. Ukuboko kw'Imana ntago kwaheze. Yego. Ngo kunanirwe gukiza. Kandi n'ugutwi kwayo ntago kwapfuye ngo kunanirwe kumva. Yego. Alleluia. Amen. Imana iracyumva. Yego. Imana iracyumva ibyacu. Kweli. Imana iracyumva ibyanyu. Amen. Nshuti z'umusaraba, dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Humura, Imana iracyumva. Imana ifite amatwi. Hoya, ukuba warayibwiye ukaba waragize ngo ntago yumvishije, nuko igihe cyawe kitaragera. Igihe cyawe nikigera Imana izaza ikore, kandi uzabibona ko yakoze, kuko ugutwi kwayo kurumva n'amaboko yawe aracyakora. Kutinda kubikora suko yabinaniwe. Muri ibyo yaravuze ngo suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi, humuriza gutabara. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi, humuriza gutabara. Alleluia. Imana ishimwe. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, humura, Uwiteka aracyakora. Ese ubwo wumvaga kuri mu rugamba wenyine? Hoya, ukuboko kwayo ntago kwaheze ngo kunanirwe gukora. Yego. Kurakora, gufite imbaraga. Yego. Irarwana kandi ikanesha, iratsinda. Amen. Witinya. We gusa icyo ushinzwe ni ukuyimenyesha ibikubabaje, ukayibwira intambara uri kurwana, ukayibwira ati mwami ngwino urwanane nanjye. Ukuboko kwayo ntago kwaheze. Yego. Hari abantu bibwira yuko Imana itagikora, hari abantu bibwira yuko Imana itacyumva, mbese nyine kubera ibigeragezo bari guhura nabyo bakabona bibatinzeho, bakivumbura wikwivumbura ku Mana. Igihe cyawe nikigera uzagirirwa neza. Alleluia. Wikwivumbura ku Mana ugasanga atariko buri munsi ndasenga, ndayibwira ninyumva, ndayibwira ntakimarira.
oya ukagira ngo ntago icyumva. Imana yacu irumva kandi Imana yacu irakora. Amen. Imana irumva kubera ko ugutwi kwayo ntago kwapfuye. Oya ugutwi kw'Imana ni kuzima. Ugutwi kw'Imana ni kuzima. Nshuti z'umusaraba, yibwira ibyawe irakumva. Ni umungeri utabura kuboneka mu nama ze. Imana ishimwe. Ukuboko kwayo ntago kwaheze. Hari abantu bibwira ko ukuboko kw'Imana kutagikora, ngo Imana yacu ntigikora. Imana yacu irakora. Imana yacu irakora. Ukuboko kwayo kuracyari kuzima. Ntago ukuboko kwayo kwavunitse nginanirwe kukurambura ku barwayi. Kwa kuboko kwakizaga abarwayi na n'ubu kuracyabakiza. Nubwo ubona uri mu burwayi, ubona bikuremeye, ubona bigoye, ubona watinze ku gisasiro cy'uburwayi, ariko reka nguhumurize, reka ngutangariza yuko kwa kuboko igirambura ije kuvura abarwayi n'ubu biracyagafite, n'uyu munsi irakurambura kwawe. Aleluya. Ntago kurahera. Uburwayi ufite Yesu arabushoboye, yarakumvishije, aje kukugirira neza kuko ukuboko kwayo kuracyari kurekure. Ukuboko kwayo kuracyakora. Wikuka umutima. Imana ishimwe. Nawe uri kurwana intambara ubona ko zikuruhije, ubona ko zikugoye, wibaza ati si Imana iranyumva. Imana irakumva. Wowe uri mu bibazo, wowe uri gukubita hirya no hino ukamera nk'agati ko mu butayu, ndagira ngo nkubwire yuko agati ko mu butayu umuyaga uragahuha, umuyaga ukagakubita hirya no hino, ariko umuyaga warangira agati kagasigara gahagaze. Kubera iki? Imana yaba yakumvishije, kagakubita hirya gavuga ati se Mana uri kundeba. Imana irakumva. Witinya. Aleluya. Imana ishimwe. Ukuboko k'Uwiteka kuracyakora. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, wikuka umutima, wigira ubwoba, ngo ukuboko kw'Imana ni kurakora. Aleluya. Imana ishimwe. Kandi reka nkubwire, ari igihe uba warasenze ufite ibyifuzo byinshi, cyangwa se ushaka ko Imana igira ikintu ikemura, ukabona ako kanya ntabwo igikemuye, ukagira ngo Imana ntabwo yumvishije. Imana yacu irumva. Imana ishimwe. Imana yacu irumva. Iherutse kumva kwa Bidodomu. Barasenze, bari mu bibazo, bari mu buzima bugoye, bari mu kwicwa n'inzara, bari mu gihe kitari cyo kwambara, bari mu gihe kitari cyo kurya. Kwa Bidodomu barasenga, Imana iruruka irumva. Iyumvishe kwa Bidodomu nawe izakumvira. Iyumvishe kwa Bidodomu ikabagirira neza, ikababyibushya. Urumva si Imana yacu itacyumva? Imana yacu irumva. Wikuka umutima. Mu minsi mike Imana ije kukugirira neza. Yarumvishije kuba itarabikora nuko igihe kitaragera. Igihe nikigera, igihe cyawe nikigera, Imana izakugirira neza. Ugutwi kwayo ni kwapfuye. Nje kukubwira ko ugutwi kw'Imana kutapfuye, kandi ukuboko kwayo ntago kwaheze. Amen. Aleluya. Ukuboko kw'Imana ntago kwaheze. Ukuboko kw'Imana kurakora. Ukuboko kw'Imana, ese mbibabwire, ntago mbuzi yuko yageze kuri ya mpumyi ivuga ko ishaka guhumuka, abantu bayisheshekesha, ariko Imana yumva hari umuntu uri kuvuga. Imana yumva ko hari umuntu uri gutaka. Bishatse kuvuga ngo ugutwi kwayo kurumva, kumva n'abari mu rusaku, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Kumva n'umuntu uri kure aho avuga ijwi niribashe kugenda. Ndagira ngo ngutangarize yuko aho waba uri hose Imana irakumva. Kira atobakondo yarumvishije ugutwi kwayo ntago kwapfuye. Nkubwira no ku kuboko kwayo yarakumanuye itobakondo. Imaze gutobakondo igashyira ku jisho, ijisho rirareba. Bishatse kuvuga ngo humura nukuka umutima. Wowe ufite intambara, wowe ufite ibibazo, wabona ko bikugoye, wabona ko wabuze icyerekezo cy'ubuzima, uri kwivovotera Imana uyibwira ko uvuga ko Imana itagikora. Imana yacu irakora baroko. Imana yacu irakora. Nshuti bavandimwe, dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, tugana inzira ijya i Siyoni. Humura, komeza urugendo watangiye, wikuka umutima. Imana yacu iracyakora. Amen. Nawe wari uri mu gikombe cyitwa bwihebe, nje kukubwira ngo garuka. Tuza umutima,
imana yacu iracyakora, imana yacu irumva, imana yacu irumva. uvuze ngo ugutwi kwayo ni kwapfuye. Reka nongere mbabwire urundi rugero. Yageze hano hepfo kwa Lazaro yarapfuye kandi yarananutse amaze iminsi mu mva. Umushiki wari mararira ngo ariko mana wari inshuti na Lazaro bigenze gute, wemeye kapfa? Ariko kuko yumvishije gutaka kwa bashiki be, ugutwi kwayo ni kuzima, yaramanutse ijya kwa Lazaro irambwira ati Lazaro byuka. Wari warapfuye arazuka. Kubera iki? Imana yacu yarumvishije. Amen. Imana ishimwe. Yesu aracyumva. Haleluya. Imana yacu iracyumva. Narinje kukubwira ngo humura, Imana yacu iracyumva. Wowe ufite ibibazo ngwino dusenge tubwire Imana ibibazo, kuko Imana yacu tumaze kumenya ko Imana yumva. Ntabwo nje gutinda, ahubwo narinje kugwihumure nkubwira ngo garukira Imana, garukiraho. Wewe wari uri kwivovota uvuga ko Imana itagikora bitewe n'igihe uhagazemo. Imana yacu irakora, ukuboko kwayo ntago kwaheze ngo inanigwe gukora. Uvuga ati subundi Imana iranyumva, hoya Imana irakumva, reka gushidikanya, ugutwi kwayo ntago kwapfuye. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma urakoze cyane, turagira ngo tubwire abantu ko Imana icyumva kandi ukuboko kwayo kuracyakora. Ntago kuraba kugufi, ukwakoraga cyagiye bitangaza n'ubu ngo kuracyabikora. Haleluya. Ukwaremaga ubukwe n'uyu munsi kuracyaburema, ukwaremaga abana mu nda n'uyu munsi kuracyabarema. Najya mbwire wowe uri mu kigejezo cyo kutabyara kuko kw'Imana kukirema abana. Nawe wari umushomeri, ukwaremaga akazi n'uyu munsi kuracyarema akazi. Turagukomeje tukubwira ngo ugutwi kw'Imana egare kuyisenga, egare kukumva. Kabiri, kuba uri gusenga Imana egare gukora, ukuboko kwayo kuracyakora. Ukuboko kw'Imana kuri gukora, ugutwi kwayo kuracyari kumva. Rero ntucike intege, ntiwigire nabi, natwe turahari. Hanyuma rero Imana ihe mujakazi wayo umugisha ku butumwa bwiza cyane yaje kubwira abanyarwanda n'abatuye isi yose, kuko kw'Imana kukiri gukora. Hanyuma reka tuguha akanya, kuko nk'umuntu agukeneye hariho nimero kuri tablo ashobora kukubarizaho nta kibazo. Nk'umuntu ashaka ko wamusengera kuko uri umunyempano, uri umunyamasengesho. Hanyuma reka tuguha akanya usengere nk'abantu baradukurikiranye kugira ngo dusoze aka kanya k'ubutumwa bwo ukuboko kw'Imana kuracyakora kandi ugutwi kwayo kuracyagize ute, kuracyumva. Ngaho dusengere. Imana ishimwe. Wewe warukurikiye iki kiganiro wumva ko Imana itacyumva, ndakurarekera kwigira hino tugasengana Imana. Wowe wari uri mu bibazo wibaza ko Imana itagikora, igira hino dusengana Imana. Imana yacu kuko iracyakora. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje. Twongeye kumenya yuko wumva gusenga kw'abawe. Twongeye kumenya yuko ukuboko kwawe kugikora. Turagushimiye Yesu. Twongeye kumenya ko ugutwi kwawe kumva. Turagushimiye. Imana ishimwe. Mwami Nyiringabo, dusengeye aba bakombe cyitwa bwihebe, bageze mu gikombe cyitwa baka, bibaza nimba utacyumva, bibaza nimba utagikora, ariko ndabasengeye magaze mu butware wamaye. Reka ubagirire neza, reka ubasubirize ibyifuzo byabo, reka ubarwanire intambara bazi n'izo batazi. Dusengeye ababuze urubyaro, bari kwibaza ko utacyumva, bibaza ati si Imana ko yavuganye nanjye, ese biri hehe? Ese Imana yumvaga nyiri umukobwa, ese ntago icyumva? Nabo turabasengeye, tanga urubyaro. Turabasengeye Mwami, ubahe kubyara abakobwa bari bagutegereje. Reka ubagirire neza, reka ubaremere ubukwe, baremere ingo z'umugisha mu izina rya Yesu. Abakeneye akazi, reka ubaha akazi, kuko uri Imana ikora, uri Imana yumva gusenga. Bagukeneye reka bakubone, abagushaka reka bakubone. Mwami Yesu, ndakwinginze cyane, hagurukira ibyabo, hagurukira aba bantu, nesha ibyabanesha, cecesha amajwi yose y'umwanzi mu izina rifite ubutware n'ubushobozi. Urera kandi urakiranuka, urudatetereza bakwisunga, uri ingabo ku rugamba. Iyo utabaye utabarukana intsinzi. Nawe akwiringiye ngo akorwe n'isoni, nawe akwambaje ngo yambare ibara, nawe agukoreye ngo yikorere amaboko.
Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu tugusabye cyane ngo urengere ubwoko bwawe. Turagusabye ngo uhembure abantu bawe, abafite imitima yari yumye wongera ubunamure, abari bihebye bavuga ko utagikora, reka ubereke ko wumva, reka ubereke gukora, kuko tuzi neza gukora, turabizi Yesu. Niyo mpamvu dusengeye n'abantu bibazaga ko utagikora, bibazaga ko utacyumva, turabasengeye ngo bagirire neza. Hallelujah, ubiteho, hallelujah. ubahumurize, utange ihumure ku buzima bwabo, ubashoboze babashe gukora umurimo wawe neza. Ngaho turatuje n'utuze, turacecetse n'uceceke, reka ibyishimo n'ibyo ushaka biduhane na bose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Hallelujah. Shalom, shalom, ciao 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 ciao.